ndabasuje nitwa Dizboy w'abanyarwanda intumwa y'abanyamusanze. Guys, mbazaniye amakuru meza cyane arimo gutrendinga hano mu gihugu cy'u Rwanda, aho tugiye kurebera hamwe ese ni ikihe kibazo cyaba cyarabuze kugira ngo u Rwanda rubone monetization. Guys, ndakwibutsa kubanza gukanda subscribe ukamakinga sure ko wafunguye kukazogera ukaza gusharinga kino kiganiro cyose wacumvise like. Ibyo ni ibintu byiza cyane, ndabizi namwe murabizi cyane. Guys, ndagira ngo rero twinjire mu kiganiro gutya. Saba ko leta yadufasha ikamonetiza izi mbuga nkoranyambaga kumonetiza n'uburyo bwo gukorera amafaranga kuri izi mbuga nkoranyambaga ku bantu babikora neza, kuko ababikora nabi n'inzego zirabareba. Guys, uwo ni Bruce Melody aho yarari mu nama y'umushikirano yari yaje yatumiwe kugira ngo nawe atange icifuzo cye kikiri ku mutima cyangwa se kuba content creator. Guys, rero abantu mukoresha izi mbuga nkoranyambaga aho Bruce Melody yaje kubasabira ku mukuru w'igihugu ko mwaza kubona monetization kugira ngo mujye muhembwa kuri izi mbuga nkoranyambaga. Guys, abanyamakuru benshi bashimiye Bruce Melody aho bamushimiye ku rubuga rwe rwa Instagram ati Bruce Melody uru wa mbere, ati ni wowe munyakazi. Bruce Melody yakomeje asaba perezida ko hari adi publicité zikwiye kuba byanyuramo kugira ngo tubone amafaranga. Ati hari ibihugu byinshi duturanye bifite monetization kandi bo bakorera amafaranga menshi cyane hano kuri YouTube ku mbuga nkoranyambaga muri rusange. Ati nk'Abagande, Kenya, Tanzania, aho hose babonye monetization. Guys, ndagira ngo rero ubanze gukanda subscribe, ukande like, share, comment. Ni ibintu byiza cyane hano kuri Muri TV 250. Ndabakunda cyane kandi ndabemera. Guys, nukora ibyo ngibyo rero biraba ari ibintu byiza cyane, biraza kuba byadufasha bikanatumotiva. Rero igihugu cy'u Rwanda kigiye gukora monetization. Aba content creator abari bo bambere mbona hano bishimira insinzi. Guys, ndabakunda cyane. Ni kwa Dizboy w'abanyarwanda intumwa y'abanyamusanze. Andi makuru agezweho hano ku mbuga nkoranyambaga nuko umuhanzi Worizagwira Florian mwamenye ku izina rya Yampano wa Boy agiye kuzenguruka uturere tugize igihugu cy'u Rwanda, agiye n'amaguru, agiye gukora ibitaramo. Rero bituzenguruka utwo turere arimo kugendesha amaguru. Ese azabishobora cyangwa se ntabyo azashobora? Bamwita Yampano Dizboy w'abanyarwanda. Ninjiye mwumvaga hano kuri mikoro. Kwibutsa gukanda subscribe, ugakanda like, share, comment. Ni ibintu byiza cyane, uraba udufashe byinshi cyane.